shaka kunyica nyine nkubita sa umena umutwe bagufunga sabimereza izo mfunguzo nigire mu kazi nyamara urachaka amani mereza izo mfunguzo nigire mu kazi wambereza imfunguzo njya wibasongera kumura wibase ngenda kumena uwo mutwe sabijya Our hearts beat to the city streets. Deo umva binano mubwire wanzane ya myenda yo kwakira amaye Siko narinzi ko Yesu wakanu kanje kacitse ariko se numvise neza ibyo nabwiye ndakomeje nta hantu uri buke ako se savire kamubwire ariko wehere ninjoro bivuga ngira ngo kwikinira hoya pe nta hantu ujya rwose pe kandi ibyo nabwiye ndakomeje ugiye kubushyizamo akaruhuko ako se uramereza akaruhuko ngo bigende gute uragira ngo filime z'abandi nzice pe Deo nzari imyenda nigendere Deo wibeshye nta hantu ujya ariko se uracaka icyo wa mugabo izo filime ugiye kuba uzihagaritse nta hantu ujya Deo cyana yi Savi wamba bari taza gutuma wo mvuga nabi wamba bariye nta Savi ka wamba bariye Savi waretse iyo mikino si ubwa mbere yo kubahuka none se nyine imyaka tumaranye nanjye rero ratuma nanjye mwubahuka nanjye ratuma mwubahuka woramuza kujya gukira neza ako Savi wamba bariye Savi ka wamba bariye waretse kuncumuza uri kwifata ngo mve muri filime y'abandi uragira ngo bigende gute filime zose nyinamo uragira ngo zose nzagarikira icyarimwe n'icama projet y'abantu ejo uri twagiye kwa muganga niba se twaragiye bagusanzemo iyo ndwara nasi ariko ikintu nimba barantanzemo pressure ihuriye n'amafilime kenta ufite uruhinja ngaha rwarakubuze warambuza se ararana nande nimba rwara sinago n'ijoro Savi wamba bariye nta hantu ujya Savi kama imyenda yanjye nta ujya rwose kandi sheri ndakubahuka ubwo nta kibazo bikore turebe nta ribi none se urebe ukuntu wiyenze niba washakaga yuko mva muri filime kuki utabimbwiye ngo mbere mbanze ngira abantu bose nyinira babanze bankure muri filime yabo ndeke kwica ama projet yabo ndifata ngira kiramani Savi ngende imyaka tumaranye ngiye swanyinishe filime sinayikinye niba se warayikinnye nyine niba warayikinnye aha turareba aba tugiye kubireba nyine umve muri filime ubundi se abantu bose barwaye pressure nuko bakina filime ra ariko woke turi kuvuga niba kumawamba nagiye muri filime nimugoroba nagambona ayo mafilime guhera ku munsi wa mbere utaha saa 9 z'ijoro ariko Savi kurakabye saa 8 saa 7 usibye ejo bundi muri filime yanjye natashyizo saa 9 kandi nabwo nakubwiye ikibazo cyabaye niba twarabuze amashusho bikaba ngombwa ko dukorera inshuti tukasubiramo umwana yarakubuze aho hagereye nta kumuterura nubwo ati ngo mfasha ibyo bintu numva ari byo mfasha soko nanze kubuza gukina filime ariko ihangana ufata imyaka 2 y'akaruhuko imyaka 2 nakina filime ega ndakomeje imyaka 2 nakina filime nkora iki nyine muri uru rugo Savi ngemba bari Savi nyamara turarwana wa mugabo we turarwana shabereza imyenda ndabuze kubereza imyenda Savi nyamara uramiyo myenda Savi reka nkureke niba wumva udashaka ko njya gukina ngwino uhamagare Kiramani umubwire ngo ntabwo njya gukina nimero ziwe Kiramani se ugiye kumuvugisha mu buriye ajya kumakazi wari uhari Kiramani ajya kumakazi wari uharira
muhamagara umubwire ngo nagonza noneho wowe kujya Munyu baciranye. ako dewo urabana umuntu ibere mu bibazo ngo imyunyu mubirira ubundi sawa kutabivuze kare Azikare ragenda mbikubwiye. Kutabivuze karera ubundi nawe reka nkubwire nawe ufite ikibazo mu mutwe narakubwiye ikintu nikizajya gishira ujye ubimbwira mbere ubu uri kuzubinura aho ngiyo myunyu mugende mubirira Ugiye kumutura umujinya nimba uri umushanye kano kanya. mushiranye kano kanya se yarari guteka mvi imbere se dewo mvi imbere kura mbere hariya nawe kurare mbere mukurara mu ntebe Safi ushobora kureka nkigendera Ntaho ujya. ushobora kureka nkigendera Ma nimero za Kiramani. Ase Kiramani urajya kumuvugisha Kiramani yigeze kwa kontra Kiramani ari ahantu musanzwe muvugana iby'akazi ke Kiramani bamushaka hiki Fata pose y'imyaka 2. Nyine nakoze iyo pose y'imyaka 2 urashaka ngo nyimare ndi gukora iki? Ntabwo nkubwiye ngo hagarika filime burundu. Ariko uyiha pose y'imyaka 2. Menye uri kwikinira mva nkubwire niyo pose nayifata pe ariko ntabwo nayifata uri kubikora gutya uri gushaka kunkoresha amakosa yego ndaguma hano nkuko uri kubivuga Yego rwose support atanga muri uru rugo nge ndayishima pe ariko reka nkoresha imbaraga zose zishoboka ngiye mbyiteho. Savi mbabarira njena nubwo ibyo bintu nakwifata ngo mamagare aba boss muri aka kanya Erega ramira n'ubuzima bwawe. Reka ariko ubuzima bwanjye none se kuko mva ari ubwanjye n'ubwawe reka nimba niba iyo pressure yica ko kwinyica ku buzima ari ubwanjye urangirira impuhwe nkande aho nibereye wowe ifata ngo mve muri filime se ndayivamo kuki utabimbwiye mbere yaho wenda ngo umbwire ngo bwira aba boss bawe bose ubabwire ko utazagaruka muri filime banyinisha ibya nyuma bankuremo ndeke kwica ibintu by'abandi ngo nicare hano uhengeye kwa kane bigeze ngiye mu kazi ngo ntabwo nshaka kugenda abagabo nimugakabye ubundi njya kubana nawe wari uyoboye ko nyina filime Erega ibyo nakubwiye byose ndakomeje ibyo byandakomeje nabihaze mu matwi yanjye rero iyo ni indirimbo nayihaze umve ko nayihaze uri kumva njya kubana nawe wari uyoboye ko nyina filime warashaka kuneranya n'ababosi bose nifate nihagarike singe muri filime kubera ngo Erega ngiye ndibo ndaramira inyungu z'urugo ese ubundi reka mubaze ubundi bwo izo saa 9 uvuga natashye hari ikintu nangije ntabwo ndi bujye muri detail ntabwo ujya muri detail ntabwo nzijyemo rwose icyemezo nagifashe none niba wafashe icyemezo reka mbanze njya gukina filime y'abandi ya Kiramani mubwire ngo nkinisha ibya nyuma ntabwo nzagaruka sibyo mubwire ati nkinisha ibya nyuma ntabwo nzagaruka njye n'ahandi nkina hose mbabwire ati munyinisha ibya nyuma sinzagaruka muhamagara mubwire ampamagare aguhamagare se akubaza iki ubwo ndamubwiza ukuri kwanjye nanjye cyakora mwanga amahoro ntacyo atwaye mu buzima mwanga amahoro ntacyo atwaye pe sha ngaho nibereye wamaze Savi wamaze sawa ntukabone umuntu yakubashye ngo nawe nurangiza urenge kugira ngo ndongera ngo nawe ngwa n'imyenda ntabwo uri busohoke manga nimba utiyanga imyaka 2 naguhaye ugenda ugiye iyo myaka 2 ndi umugore wicaye mu rugo rwose ndi kureba gutya hari icyo wamburanye sawa rero ndeka ntabwo nzi kwicara nakora ntabwo ndi umuntu wo kwirirwa ninyenera amayinite papa garu wangurira amayinite ninyenera rabero ngurira rabero ninyenera parufe ngurira parufe ntabwo nakuje gukora none shyiramo pose none uri gukora iki ntabwo uri gukora iki ntabwo uri kumbaza kujya mu kazi k'abantu urabizi sivuga byinshi wamaze niba utavuga byinshi wamaze njye ntugakabirize nimukabona umuntu yacishije bugufi gushake kwifata uzi kuri kumfata nko kubwira garuwa nagaruwa nawe ntabwo wapfa kumutura ibyo bintu byo wishakiye ndeka rero ndeka gapu nacyo kibaye gito wedewo asubude uramushaka iki dewo uramubaza iki uramushaka iki ndamushaka iki eh none si byo ngiye kumubwira wowe dewo ubundi reka nkubaze gutu ubundi ngeza saa 3 ngiye mu kazi nta n'agacyayi washize hano ku meza abajana nande mu imirimo si imirimo icyo uyobe ko kwa kane njya mu kazi ku buryo utabyuka uteka icyayi nkagenda nkwe mva imbere mereza amazi yo kunywa
reka nkubwire urabizi ndakubaha ariko reka njye mu buzima reka nkubwize kuri Savi usibye nawe na mama wambyaye ntabwo yambuza gukora uko niko kuri na mama wambyaye ntabwo yambuza gukora no kuva na kera tutaranamenyana ntabwo nari nzi kubaho ntakora nari umunyeshuri kandi nkanatangajya no mu kandi kazi ntabwo nta munsi nigeze nibona mu buzima bwanjye nicaye gutya nyiri no kwa mama nunze angaburira ntabwo nari nzi kwicara gutya ngo ndindire ngo nige ibiryo gutyo ntakoze njye ntabwo nigeze mbaho mu buzima bwanjye ntakora ntabwo ubu nganiye gutya aribwo wawe ariko mere hano nawe kazi ko mushaka kumutera umujinya Dewe yagutwaye uri kumuvugira se uri kumuvugira ngo bigende gute uri kumuvugira bigende gutera hagaze so wawe uko ngwino sujyana ikirahuri no menya wahanzwe n'abazimu Dewe uramushaka yiki abazimu se bayi iwanyu ubwo nimba ari mwebwe mu bagira ubwo mwabanerereye ngwino sifata ikirahuri ese amazi wayanywe ibanzu yamarimo itegeko se kuyamara urumva ari itegeko kuyamara ako wari gukina na Bella uri mu biki kose ayo mazi wayashaka gusibye kwiye ase birakureba birakureba naya nkanga yamara naya ngo sinyamara birakureba kandi mbabare situze kongera gushwana twongera gupfusa ega wafunga utafunga Savire kamubwire niba ushaka yuko turwana niba ushaka ko turwana umbuze gusohoka hano kandi ikindi rebana amasaha ageze sinabyutse kare amasaha aramaze sinabyutse saa 2 ubu saa 4 nizigiye kugera ubwo niba nkata umushahara wanjye urayamezi erego urakomeje mfuzo kari ngizi sabiza ngo ufungo nta hantu ujya reka ntaho ujya kandi ndagukubita ari we uragira ute ndagukubita uragira ute aha uragira ute ngamubita mereza izo mfunguzo Savire shero mereza izo mfunguzo nta hantu ujya icara aho ngaho dupanga ibindi aya majoro yaga ndayarambiwe wambabariye kuko wareka gutuma mvuga nabi wambabariye sara wambabariye ukareka gutuma mvuga nabi wa mugabo sara none usari mereza izo mfunguzo kandi mereza izo mfunguzo ako sisa warachaka iki wambabariye mereza sabinyamara turarwa kenda kuno sabinyamara izo mfunguzo nigire mu kazi wamereza izo mfunguzo nigire mu kazi sabimereza izo mfunguzo nigire mu kazi nyamara urachaka amani mereza izo mfunguzo nigire mu kazi wowe wambereza izo njya wibase ongera kumura wibase genda kumena uwo mutwe sabijye sabe ujyana kura reka mubwize ukuri nyamara hano harapfa umuntu nta soni wedewo mereza telefone ndebera telefone yanjye nta soni urashaka kunkubita mereza telefone yanjye nindangiza mpamagare mama noneho usobanurire mama imyaka yose twabanye ariko ushaka kunkubita shaka kunyica nyine nkubita se umena umutwe bagufunge nkubita umena umutwe bagufunge niba ushaka kujya wo kuba muri gereza ntiwirerere abana bawe nta hantu ujya wakisa utakisaza telefone yanjye dewo ndebera telefone yanjye ku musego reka mbibwire mama noneho umubwire imyaka yose twa ni umubyeyi nawe araza kunyumva araza kukumva nindakubye ko mama yatureze mama tutajya mu kazi nindabikubwira ku myaka ye afite irenga 60 ziri yuko we yicara akaryama ntabwo ajya mu kazi wowe ushaka kumfata nk'umunebwe ushaka kumfata nk'uwo mu rugo sabe njye ntabwo ndi umuntu wo kwirirwa nicaye mu rugo icyo ukwiye kukimenya wedewe telefone ndi kubona nde uranera umujinya ese ko naye hari
uranera umujinya ntabwo ku musego nje nkayireba ntabwo nayihabona ntayihari ubu ndamutse nje nasanga telefone yanjye itari ku musego nakwanza wongera umereza amazi mana yanjye ari igihe umuntu abyuka agahura n'umwaku Savi wamereje imfunguzo nk'igendera wa mugabo we wambabariye kuko waretse kunshumuza ntazo ndwereka akubundi reka ngo zatewe n'abahi bazima kutari usanzwe gutyo watewe n'abahi bazima nakubwiye ndakomeje pe ndakubwiye ngo nawe genda wegure uriya musego urebe ko na telefone irimo cyangwa urebe ko itanaguye muri supanet Nyumva imfunguzo ngende Savi kandi kanubwiza ukuri nutamereza imfunguzo ngo ngende nkica akazi ka kiramani umenye yuko ibi bintu ntabwo nzigera mbikubabarira umenye ngo urabura utangije intambara muri uru rugo ntabwo nzigera nkubabarira iyo rugamba rwatangira niba udashaka kunyumva nanjye wumve impamvu yanjye nyamukuru nakwaje wenda iyo mpamvu irumvikana kubera icyo uzi ukayinuraho none ko yumvikana si ubwo hagati undi urarenzaho iki nyine irumvikana kuki uza kubuza kuyinuraho iyo mpamvu yawe kuki utarineguje mbere yawe hose ngo ngende mbwira ababosi nkorera bose ngo munkure muri filime yanyu aho nibereye wambabariye ko kukareka kunshumuza mereza izo mfunguzo Deo reka mbibwire mama umubwire ngo uri kunkura mu kazi muhamagara umubwire hago Jean ndumva wigize ikihebe nta muntu n'umwe uri gutinya mbwire kiramani ndi kubona rwose se Deo waje ugakora imirimo yawe Deo karame mvuze ngo iki ese ko nashatse nayibuze umagurutse nabona telefone yanjye itari mu buriri ntabwo ngiye ngo urebere muri supanet ose narebye sinje niyo wayitse mu igikapu nkuyara hejuru Deo wakoze imirimo yawe ukamwihorera uri kujya garukano siko bya bintu bishobora kuba biri seriye noneho bitari seriye se uzi ngo ndi mu biki Deo wazize iki uri kumujyana hese wende reka nkubaze ari kukubwira ngo ugende uri kujya he ndi gukora imirimo ya mu gikari imirimo iraruta ibyo ndi kukubwira mbere Savi wambabariye kuko waretse gutuma ngiye umutima wanyu uzamuka waretse gutuma mvuga nabi koko kamwihorere ubwo uri kumva ari byiza kwifata ugatonganira imbere y'umukozi kandi ari we ibi biro twaraye tubivuganye ndasizora uriho nafashe icyemezo ntakuka Savi wambabariye utaza gutuma ncumura hano Savi wambabariye ngaho nibereye mereza izo mfunguzo nayo reka ari nkwinginga ariko ubu bigiye guhinduka mereza mfunguzo hano ibyo byo uri kunkangisha ngo ningenda ntabwo ndugaruka mu ngende sindi ase bite byawe wamereje imfunguzo uri ugishaka kuza kurwana nanjye kazi Savi wambabariye ukanyera urwo rufunguzo bigira mu kazi weho karaho nkubwire nje nta mbaraga mfite zo kuza kurwana nawe icyemezo nakubwiye nagifashe kahise nintakuka sinzi cyo kurwana kicara mereza izo mfunguzo wamereje izo mfunguzo kandi akuta mugore urabona bimaze kubasanga aha aho nibereye Savi wambabariye wase kunera umutima mubi we ujya Savi mereza izo mfunguzo kandi Savi kurachaka amahane wamereje izo mfunguzo ugatunga imbere y'abantu bose utungana n'utunga ubu ngubu uri gutungana imbere y'abantu bose birateho reba iki wakitonze nitonde harimo kwitonda mereza izo mfunguzo kandi rero sinzi Savi mereza izo mfunguzo mereza izo mfunguzo Savi wamereje izo mfunguzo ndakunoba kandi noba tubirebe mereza izo mfunguzo Savi wamereje izo mfunguzo ndemereza izo mfunguzo umeze naho nankorewe wamaye izo mfunguzo uri kujya he Savi mereza izo mfunguzo nta mane nshaka hagati yanjye nawe mereza nyiri izo mfunguzo ibyo nakubwiye ni ibyo ndigiye utabyumva wamaze wamereje izo mfunguzo wedeho zabitoroshe nawe ukora plan umuntu atanyerera
reka nkubwire ndaramukanisha akazi k'abandi Savin do ntago ari ndaramuka ndarahiye ntago ari ndaramuka ndaramukanisha akazi k'abandi usoko ugiye ntugaruka ahangaha kunkanyisha ngo nsohoke ngiye ni bangahe se basenye bagakomeza kubaho cyangwa uzi ngo kubaka urugo ni ibintu byatari kurya umuntu asenye bangahe se batandukanye n'abagabo bagakomeza bakabaho kabagabo mwibonye mwiki mamuzi ngo muri imana zacu ku buryo tutabafite twapfa Imana ijya kundema yaravuze ngo nirandukana nawe cyangwa nitubana niko nzaba kura aya mazi aha nawe kuraho se perezida urwo rufunguzo nigire mu kazi dawe jya gufungura ari umuntu ukomanze kuri yo mwe ndajya kumukingurira urase wamuhaye urufunguzo akajya gufungura nawe umuhashye shanda bazi urajya waro umushuke reka nafashe icyemezo nahinduye na sare nafashe icyemezo Deo mvana mubwire Deo umva hano rwa rufunguzo rwa kabiri rwagiye rubitse nse uretse umwana hariya mu cyumba genda uruzane ninduje amasinga yanjye sabyo wamaye urufunguzo cyangwa reka rero nanakubwirira ukwirubiriza ubusa fata urwo rubike Deo wanzanire urwa kabiri si byose si byo ushaka reka duhanganire imbere ya Deo zana urwo rufunguzo rwa kabiri Deo nuruwe kari nyinshi Deo nawe urashaka kumfatanya na nyokobuja murangambanira nuruwe none narwo urunyake nimba ariyo nambara wifuza sibyo urunyake wabonye nakujenjekeye kuva kare ndakwihorera kugira ngo ndi ikigo gisibyo narwo urunyake kamihorere reka nkubwire Savie sibyo niba ushaka ko tubana duhanganye nk'amashyaka abiri umbwire nabyo ndabishoboye sibyo umbwire nabyo ndabishoboye je nakubwiye ati ngana none ururunyake amagambo Deo nakubwiye ati Deo gwino ujya gufungura reba umuntu uko manzi urukumva wongera urunyake sibyo wifuza urashaka ko duhangana cyo kuri umuntu uko manzi yo gufungura none wongera umusubize ari we ni wose urumuhaye ararugusubiza ni wowe urumuhayira yongere arugusubiza none narambo aka zavereka ngo reka ndakomeje wamaza reka nimukomeje nakubiye nabwo ibyo byo gukomeza byawe bindebe ninde muntu musigaye mugendana usiga ugushuka nguze wigira inare mu rugo kangiye kamugize kuri nta rwaseranye nawe ibyo nakubwiye ni ibyo byo ndakomeje ari se bitese salam ari se icara ari se mbabara umbwize kuri papa garango nagashaka ko njya ngo gukina filime ngarashaka ko ngo mari imyaka 2 ngo nicaye hano ngo ndi kwita ku bintu by'urugo none ibaza umuntu ntiyabimbwiye kera ndabyutse ngiye kwa Kiramani abintu yego nagashaka ko ngenda ngo filime zose ngo nzivemo ariko ari se baza ari sene nawe yakinye filime uyu si nyoko wawe filime nyine barifata bakayivamo gutya uzi ikintu cyawe wese wenda niba atabishaka wese ushaka gukora iki kintu cyakora iki kindi ngeve muri filime y'abandi umuhemu bigeza ku buryo nifata ngica filime y'umuntu abashoyemo miliyoni ariko ari se arashaka ko nicarana ngo singe mu kazi ase reba wetse winco mu ijambo nako cyo kwihariye ijambo sababuze n'indafasho buri gishi saa 8 saa 9 ari kumva uru ruhindo dufite nge ndavuga ati fata byibuza nk'igihe cy'umwaka umwe cyangwa imyaka 2 sibyo bushizemo agapoze inshingano z'urugo ngenda komeza nyirute nziteho kuzunura ibintu kuzubinura ko tutabimbye mbere ese ari wabundi ariko kutambujije kujya gukina wita umwana wawe kutabimbuje ku murongo ngeze amahirwe ari se ndaranaje uretse wowe ukuntu ugiye kugenda wowe muheze byibura nk'ukwezi ave mu maproje yose atabatu nanjye nibyo namubwiye no ajya agenda akine ababwira ati nibwo bwa nyuma mushaka uburyo munkuramo kubera ko ntago wakisha siri y'abandi gutyo ibingi ni ibintu babikomeza ako kari
ariko wenda uri kunzana y'imikino nk'ubaramaye nka kontra wajya kubwira umukire ngo kontra yawe dusesa amasezerano gutyo bimbwiye ngenda byumva ubwo bushake bw'umwe yatunga umuhereza ukwezi kumwe sibyo iyaza kubimbwira gutyo nawe nari kubyumva ariko ntabwo nerekana mbikubwira nukuntura umujinya nukugira ute ntabwo nerekana mbikubwira ndakubwira ati uvugira hejuru cyo cyambere wari kuvugira hasi wari kuvugira hasi ngayibaza nibwo bwa mbere navuga nabi none nyine uri kuvugira hasi we wowe wifashe wowe wambwiye neza uri kumenya ngo ngiyo mbana bivuze ntago wafata ngo umukure mu kintu kimuha amafaranga nagikunze nanone gutyo bira mupanga n'uzajya kwibaza gatangwe muri filime nwite ko yaje azinsangamo tujya kubana kutambwiye ngo banzuve muri filime kuki utabimbwiye navyo ni ikibazo ngo nango iyo mba ngo nakubwiye mbere ngo ngateguza ngo ababosi ntabwo nayerekane nkubwira ngo ati reka none ngiye gukina mbwire ko iramana nyinisha ibya nyuma mvemo ubwo nyine umwana na nyina baranteraniye bose nabigenza gutya ntabwo nari mbizeho kabyara we ntabwo naguteranira yego wanjye halo ni amahoro oya ndi mu rugo ariko ngiye kujya gutirura za staff ngiye kujya gutirura bya bikoresho by'abandi uravuga nde kuri Zaria ari Zaria Arise j'espère que ari bashaka kwagiye kujya we sinzi ikibazo aho kumenya nanayibuze nabo ndi kuyibura sawa nitwa turi ndeta mubwira ntugire ikibazo wambuze ayi wanje mu rugo ateta dupanga nta undi abandi bantu ntazanamo sawa Asa nuzi byari byo kuntu babyifashe mwana oye musi se suzi ko ndakora ni mugoroba saa moya sawa none zo wabahaye nanjye nyine ibyo nibyo bibazo byose kunywa agacyayi se ni ibisasi nabundi ayisenya kwa nyine usanze kirimo turaserera nyine biri aho ngaho ariko nyine kari yaba yumvikanaga kari nyine ubwo oya sha nose ntabwo byakunda mwana wama kubera icyo kibazo nzatangira kuba hahandi wambabare nkigendera wa mugabo we Deo wewe mufashe agende none yanze ko nagenda uyu munsi ni yabyanze ngo nagashaka n'ubu ko nabibaze kiramani none urabizi kiramani nta mikino agira nanyirukana cyangwa kankata turabipfa nakubwira ati ibintu byose ndabikavaringa uravuga na kiramani funguza nambwa ati namenye imeze nkihamagarije nyine kiramani bajya kuvugana nawe kiramani uwo yahereje akazi se Deo garutse anga kumara iki koko zana nazo ubwo urajya guhara umbajije ntaribi ega ibyo nakubwiye byose ndakomeje ese nawe ujya undebera ibintu byo bavuga ngo gushaka nabi ujya undebera ko nabara mvuga ukuntu mwapfikira ngicyo nawe ibaze cyane gushaka nabi utemba itoto gushya safi njye ntabwo ndi gukina nawe iyo mikino nawe njye n'uyinzanyeho ndi gutemba itoto n'ibiki waretse nkigira mu kazi ntaho ujya nose umaze isaha yose ahangaha ntaho ujya kandi nafashe icyemezo nkomeje nose ko wari umaze kumbwira mu kanya ngo kwezi ngo nawe ngo wakumva urunuka bari kumbuza umunsi umwe erega yaza kumbwira neza nakomeza nkajya nihangana nkakava mubwire neza wowe ugeze umbwira neza reba umuntu wahereye kare ari gutonganira hano muri sare imbere ya Deo wowe wigeze wiyubaha njyewe wigeze umbwira neza akabagabo mukunda ibyubahiro wowe mubwire neza wowe wambwiye nabi wanankubise singaho hose ntabwo nsumutuka umuntu bakubise abasa gutyo ntabwo wankubise se kare wimbeshya ntabwo wankubise wageze muri etape zo kurwana none arise ukubeze narwana koko ngamereza mfunguza ntabwo njya mu bintu byawe byo kwirwanerana n'amagambo arise genda umunyigishirizo yo ko yemera
yanze kukumva ari umugabo wawe ngewe aranyumva ngani ariko rwose cyangwa ushaka ko arenge bakubita inguma Sira wose uragera akundi mwigize iki ko mbona wajya mwese mwariye amavubi yimunsi uragiye Siraje we dutinze se bira ntabwo naguma kuba mu rugo rw'abantu bashwana gutya ni ibiki muba muri mubundi murasakuriza no kweditinga bikananira nta n'isoni ariko se muri mu byo muba mufite ikihe kibazo nuramukuvuye hano ngenda warabivuze ko birebire ese ubundi bafite ikihe kibazo igihe nahereye numva urusaku nagize ngo ni n'abaturage ubundi nawe reka nkubaze nibwo wibutse kweditinga iyo editinga se nijoro ubundi abantu bazima beditinga ku manywa cyangwa beditinga gutwaye ikizi aragari kasera njye nibwo bwa mbere mboye papa gawe yarakaye kuri sindi kintu ni wamukoze nyine ba iki se namukoze iki namukoze adashaka kitubwira twebwe ariko wenda wasanga gihari none se ni gute umuntu afata yakarakara arambwiye ngo nta kintu kimwe muvugana akubwiye se ko namukoze iki nta kintu ambwiye nyine ntabwo ari wowe wifashe kuva nijoro akambwira ngo nta hantu njya ngo nsigaye ngo naha amajoro ngo naza ngo nabwo nkajya ngo ku matito tujye tuvugisha ukuri ubundi ikibazo nyamukuru kiri hano ni iki ntabwo imyaka yose mumaranye ntabwo ari bwo yibutse kukubuza kujya gukina no ufite ibintu uri kunshinja ibyo bintu ntabwo ari byiza nyine tubwire mufite ikihe kibazo ubundi mufite nyine ibintu muri kunshinja ntabyo tugushinja ahubwo ndi kukubaza mufite ikihe kibazo ku buryo musakuriza njye nagize ngo n'abaturanyi nakibabwire we wazanye namba yari prank aho munyumvire bya bindi yari prank akumva umuntu w'umugabo ibi ni ibintu wagakwiye kutuzana no tuvuge nabi utangire ngo ure uteranye n'umuvandimwe reba kuva mu gitondo numbwira ibyo bintu nibanyiciye akazi babarira numbwira ibyo bintu kuko nakeye ntabwo ari byiza mbabarira ndebere kuva mu gitondo ubuse bamwirukanye wazana ngo ntabwo ari byiza rwose izo prank hagiye uzitegura mu gihe nafite akazi nagomba kwitegura ahantu haryoshye Zavi wapi pe uradutengushye mwana weboro ntabwo ari kubitegura mujye mundebera nk'ubukirama nanyirukanye cyangwa akangata amafaranga yanjye wayacu nagakwirukana njyana nawe bigeze ibyo bintu by'amafaranga byanyu no muhamagara umubwire reka kwigira gutyo nawe ndakuzi niba ariwe wamubwiye ibintu by'amafaranga ntabyo namubwiye nanjye kwari kugerageza uri gusaka iki se ntabwo ndimo ngewe mu bantu bateguye iyanjye mbonye ikoze neza tuvugisha ukuri ibaze nk'iyo kurira injira hano nkahita nkubwira nabi kubera ukuntu nsanze muri gutongana ubu nyine tayari ubumbitse mari ibi bintu buriya we na Siraje bari babizi Sirareka nkubwira uburyo witose we ntabwo ujya utegura prank ko numva uba wese Siraje ikirakaza twe tubiziranyeho we wagereka kwisaza ubundi ubwo ngubwo wewe iyo ubimukoreye se ari ikibazo agiye genda bimukorera afite akazi namuza nayo none se prank igomba kuba kuko nyine bagutunguriye mu kintu reka mbabwire nk'ubukira maranyirukanye mwambwira ngo oya abantu rabe muramwumvisha abantu ntabirenze se yakwirukana ntabwo keneye se anyeneye se ndo ntamukinyi kamara nawe wemera gutya Siraje yo mikino mumbabarire nago nyishaka mujye muhinga nawe mugena ari mu kazi sibyo ejo bundi batsanzemo pressure aho basi jya mu kazi batsanzemo pressure ubu se ubu koko nubundi muri kunsaza ubu muri kumfasha ahubwo dore ikibazo cyawe nk'ibi byawe uba wanga kuruhuka umuntu akubwanga uruhuka ukigira umusazi ibyo ngibyo nibyo bizajya bigukora kwicara ukaruka bikunaniye mbabarira Eba nkuba amagambo yose mba nahurutu. Oya ntabirenze ba. Abandi bazikora. Ariko yanjye menyesha ko ishobora. Ariko aranagukomye. Ubyemere kagukomye. Ango miki urango mu bintu bijyanye n'akazi. Nage mikiro bajya bayizana. Oya wana ntabirenze. Bijyanye n'akazi nawe urabizi ukereye kuri terukuno. Ntabirenze muraganira aracyagukeneye. Ntago yahagarika projet ngo kubera yuko wabaje isagonda. Wicaye mu mutwe we. Uri muhamagara. Gusa turisanga parisende berisa. Ubu turisanga. Ntago biragera. Afisa 3. Saa 3 se ni ibintu bya danje mwana iminota ingahe wasobanurira umuntu akabyuka ese ntazi ko ufite umwana wari ibyo ugomba kubanza gukorera umwana none se ibyo ngibyo byaba ikibazo ntabwo ibyo ari ikibazo sirasureba oya nose bya bindi byo kwirakaza mbabarire bizakura kandi nawe biteguye ibi bintu watangiye ibyo mico ntabwo ari sawa hari igihe uzayimukora
utanga ikintu urabizi umujinya mfite wawe Uzi habari alisari nta kintu yarazi. nari mfite ubwoba Oya, bw'uko umujinya wanjye suhuzi rimwe ari igihe uzabikinisha ikirahure kiri buze kubisoza hano kubita nk'ikintu ngo ni prank ambihore bara ariko rero Mani nawe ibi ntabwo yari kuri muri bigire sera kuri kamuzi iyo rwego prank wajyaga kwifata gushyira kuri channel yawe ntabwo yari kuri Kwari bigire kuri ukwese, rwego kwari ukwese. oya wajyaga kunkoresha aya maprank ngo yashyire kuri channel yawe kuri channel yanjye Nindure kuri none tuyishyira kuri nzayino turayishyiraho wibeshe ufatire cyane Turayishyiraho. ibi Ndayishyiraho. prank mama turayishyiraho. sera wishinge papagaru komeza umwishime ndayishyiraho sira barakwirukana yiruka